Thank you again. Thank you to watch this video. So, ndi hano kubereka uburyo ki tugomba kwiga koga hano mu Kivu nkuko mukibona. Iki ni Kivu, like Kivu isa okwisa nawe urikubona. Yeah. Again rero nkuko ku channel yanjye mwakomeje kuyikunda ndi kubasaba gukora subscribe, utarakora subscribe ayikore. Like and share and comment. Sasa mukomeze kudushyigikira rero. Reka tubereke uburyo ki dushobora kogera ku gipine. Tugiye kwiga koga ku gipine. Niturangiza twige uburyo ki umuntu yakoresha amaboko ye gusa ari koga mu Kivu. Twerekane n'uburyo ki umuntu yakoresha amaguru gusa ari koga mu Kivu. Twerekane n'uburyo ki umuntu ashobora koga afite n'ikintu hejuru adashaka kugitosa. Urugero ushobora kujya nk'ahantu ukaba utahizeye neza ariko ugasanga wenda ntabwo uri busha gukuramo ikintu cyawe ariko ugashaka kucyogana. Rero ushaka kucyogana ngiye kukwereka buryo ki ushobora kucyogana kandi ntagire ikibazo kiba. Ukoga mu Kivu muri aya mazi angana gutya wanangiza unafite n'icyo kintu cyawe ntagire umuntu wagikoraho. So here rero tugiye gutangira bereka. Komeza ukurikirana ino channel yacu. So let me kubereka uburyo ki tubikora. Nkuko mubibona iki ni igipine. Ariko ikintu cya mbere tugiye kwerekana cyangwa se ikintu cya mbere tugiye kwigana uburyo ki ushobora kogana n'imyenda ariko utayitoheje. Kogana n'akantu kawe utagatoheje kuba uri ahantu agasaba ko ibintu byawe ubishyira mu mazi ariko ukabyogana. Ntibikuze koga, ntibikuze kugira ute ariko nakishe mwana. Wirinda kugenda winyagambura cyane. Kwijagambura cyane se cyane nko kumera nk'umuntu uri gukina umupira. Ntugutera koga. Ntabwo byemeye kugenda uri gutera usa nk'ufite ubwoba. Oya. Umuntu wa mbere utangiye kumenya koga. Ikintu cya mbere ukora uramanza ugatuza. Waza gutuza amazi ahita afata density yawe akayigabanya ku buryo ki nawe uraburi hejuru. Nkuko muri kubibona. Ikindi cyagufasha rero kugira ngo ujye utwara igipine cyawe neza. Ugomba kumenya ko uru ruhande niba ushaka guhindukira ujya ahangaha uhita ukandagira ahangaha uru ruhande. Washaka gukomeza ugafikoresha zine ebyiri. Ikindi rero ugomba kumenya ko amazi y'ikivu cyangwa se ikivu ni ubuzima. Ikivu ni ahantu heza cyane. Ugomba kumenya uburyo ki ushobora kogamo neza kandi bikoroheye. Ikindi cya kabiri rero kugira ngo umenye uburyo ki woga ku mazi ushobora gukenera nk'akantu cyangwa se kugihagararaho gutya. Ntabwo bisaba ngo ubu uri umuntu ukomeye cyangwa uri umuntu ushobotse. Oya, kuba bisaba kapasiti yawe kuba wayigeza ikintu cyangwa se kuba ibiro byawe utagize hamwe ukamira neza kurenza ahandi. Bityo rero niba mukomeje gukurikira kino kiganiro cyanjye turarangiza kino kiganiro wamenye neza uburyo kiba izo nyungu zose nakubwiye wazimenye neza cyane. Murakoze kudukurikira ya Shariph TV. So it's okay. Yes. Yeah, let me show you. Je kwereka buryo ki rero ushobora gukontroresha amaguru. Mu gihe mberetse buryo ki ushobora gukontroresha amaboko. Amaboko nibutse gato ko nakubwiye ko amaboko urunda amazi ugasubira inyuma. Urunda amazi ugasubira inyuma. Ukarunda amazi ugasubira inyuma. Uko nguko uzana amaboko yawe gutya niko igipine kitagisubira inyuma. Noneho iyo ushaka kujya imbere ku maboko nabwiye ko ufata y'amazi mo hagati ukayaswambura. Amazi ukayaswambura uhita ujya imbere. Noneho ngiye kubereka buryo ki ushobora gukoresha amaguru yawe ugikontorora. Reba ku maguru neza, witegereza amaguru yanjye uri kuyabona. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugikontorora igipine rero. Aka kaguru karatera kajya ahangaha.
katera kajya ngaha mpindukire, gatere kajya ngaha mpindukire, gatere kajya ngaha mpindukire. Urukona ko mpindukiye. None naka kagiye kugaruka gakata inyuma. Gatera ngaha gakata. Urukona ko ngarutse imbere. Noneho ushobora kwibaza ati ni gute wagitwara ukoresheje amaguru. Ikintu cya mbere wabonye ko gukata bishoboka. None tugiye kwereka uburyo ki wagitwara. Ushobora kuba wahina amaguru yawe gutya. Step ya mbere, amaguru yawe ushobora kuyahina gutya. Uko yahina ukayarambura, uko yahina ukayarambura, uko yahina ukayarambura, uko yahina ukayarambura, uko yahina ukayarambura. Uko yahina yarambuwe rero bituma bikoherereza kugenda. Urikubona ko navuye ku isonga. Urikubona ko navuye ku isonga. Reka twese dukate dukoresheje amaguru. Tugiye gukata dukoresheje amaguru. Aka kaguru kagiye gukata. Urikubona ukuntu gakata. Urikubona ukuntu gakata. Okay. Iyo umaze kubona ukuntu kano kaguru gakata. Nababwiye ukuntu rero ushobora kugira ute kogera kuri kino gipine. Ubundi noneho ngiye kubereka uburyo ki ya step ya mbere nababwiye ko ushobora kuba ushizeho inda cyangwa se washizeho inda nkaha ngaha ukaba wabasha kugikontorora. Then start. Ngiye kubereka uburyo ki ushobora kugikontorora washyizeho inda. Gutya ngiryamyeho. Gutya ngiryamyeho. Uri kubibona? Nesemba float. Mise cyangwa umuntu wagize uri kureremba hejuru y'amazi. Cyangwa umuntu uryamye hejuru y'amazi. Rero ikintu kibigushoboza nta kindi. Usibye ko igipinu gishyira hafi y'agatuza kawe ndetse na munsi gato y'umukandara ugasa nk'ukiryamaho. Ikintu ukora kugikontorora uryamye ushobora gukoresha amaboko yawe. Amaboko yawe urikubona ko ndi kurunda amazi nkasubira inyuma. Urunda amazi ugasubira inyuma. Urunda amazi ugasubira inyuma. Noneho ya mazi twarunze niba dushaka kujya imbere twe tugomba kugira utwe tugiye kuyasunika. Tugiye kuyatandukanya kugira tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Uri kubibona? Byitegereze neza. Tuyatandukanye tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Tuyatandukanye tujye imbere. Urikubona ko nsubiye ku musenyi. Ikintu ugomba gukora rero ni kimwe. Mu gihe igipine cyawe kirimo ahangaha hagati wirinda ko cyagucika. Mu gihe utari wamenya koga, kubera ko yuzi koga ushobora kuba wakongera kujya kugikora. Ariko mu gihe utari wamenya koga irinde ko cyagucika. Maze kubereka uburyo ki ushobora gukontorora ukoresheje amaboko. Ngiye kukwereka uburyo ki ushobora gukontorora ukoresheje iki amaguru. Twatanye? Yego. Naberetse uburyo ki ushobora gukoresha amaboko yawe ugenda. Mbereka n'uburyo ki ushobora gukoresha amaboko yawe ukata. Mbereka n'uburyo ushobora gukoresha amaguru yawe ukata. Mu gihe wubitse inda. Ngiye kubereka noneho uburyo ki ushobora kubikora wakiryamyeho cyangwa se wakiryamyeho nkuko nabibatangiriho bwa mbere. Ikintu cya mbere ukora igipine gutya nkiryamyeho. Gutya kuba ko nkiryamyeho ugomba kumenya ko ahantu ushaka kujya. Niba nshaka kujya hano imbere ushobora gukoresha amaguru, ushobora gukoresha aya maboko. Iyo ngize gutya mpitanze, nagira gutya nkayitanze, nagira gutya nkayitanze. Ariko ushobora gushaka gusubirayo ugaramye ugahita ukubita ya maguru. Ya maguru nabagiye ikintu cya mbere ugomba gukora. Ugomba kurunda amazi. Amazi kayarunda. Amazi kayarunda. Amazi kayarunda. So uri kubona ko rero ari ibintu byoroshye nawe wakwikorera. Ni ibintu byoroshye nawe wakwikorera. Icyitonderwa mu gihe uri gukoresha kino gipine. Igihe oji nawe ngwino ubikora. Kirazira ko icyitonderwa mu gihe uri gukoresha kino gipine. Kirazira ko cyagucika mu gihe utazi koga. Je umekinga shuwa neza ko uri kumwe nacyo mu gihe utazi koga. Mu gihe utazi koga ugomba kumanza kumenya neza ko uri kumwe nacyo 5 kuri 5. Mu gihe uzi koga ushobora kuba wakirekura ukongera ukagifata. Ariko mu gihe utazi koga cyangwa se mu gihe uri kwiga koga ntuzajya ukirekura cyangwa se ni byiza ko utakirekura. Ngiye kubereka buryo ki noneho ibintu tumaze gukora turi kubikoresha igipine. Ese wari uzi ko byashoboka uri gukoresha amaboko yawe?
uruzi ko byashoboka uri gukoresha amaboko yawe wirinda kugenda winyagambura cyane kwinyagambura cyane se cyane nko kumera nk'umuntu uri gukina umupira ntugutera wamenya ko ntabwo byemeye kugenda uri gutera usa nk'ufite ubwoba oya umuntu bwa mbere utangiye kumenya koga ikintu cya mbere ukora uramanza ugatuza wanga gutuza amazi ahita afata desiti yawe akayigabanya ku buryo nawe uraba uri hejuru nk'uko ngubu uri kubibona ikindi cyagufasha rero kugira ngo ujye utwara igipine cyawe neza ugomba kumenya ko uru ruhande niba ushaka guhindukira ujya ahangaha uhita ukandagira ahangaha uru ruhande washaka gukomeza ugahita ukoresha zino ebyiri ikindi rero ugomba kumenya ko amazi y'ikivu cyangwa se ikivu ni ubuzima ikivu ni ahantu heza cyane ugomba kumenya uburyo ki ushobora kogamo neza kandi bikoroheye ikindi cya kabiri rero kugira ngo umenye uburyo ki woga ku mazi ushobora gukenera nk'akantu cyangwa se kugihagararaho gutya ntabwo bisaba ngo uba uri umuntu ukomeye cyangwa uri umuntu ushobotse oya uba bisaba kapasiti yawe kuba uba wayigenza cyangwa se ko ibiro byawe utagize hamwe utamira neza kurenza ahandi bityo rero niyo mukomeje gukurikira kino kiganiro cyanjye turarangiza kino kiganiro wamenye neza uburyo kiba izo nyungu zose nakubwiye wazimenye neza cyane murakoze kudukurikira yari Shariph TV so it's okay icyitonderwa mu mazi rero amazi kirazira kurwana nayo niba utazi koga rwose amazi kirazira kurwana nayo bisaba ngo uyorohere cyangwa se wumve ko nawe uri float woroshye mu mazi ntabwo ukubita cyane imigeri cyangwa se usoza cyane imigeri kuko nabikweretse nkaha nakwereka gutyo ki bishobora kugira gutya tugahagarara hejuru wayibonye igipine kiri ahangaha ku mukenyerero ariko namanutse ku buryo ki amazi angerera ku mukenyerero ibi amaboko yanjye nyashyira ku gipine nishyize ku gipine ikintu nakoze ni ikihe nahise ndakura mpita nguma hejuru urikubona ko amaguru yanjye yazamutse so rero iyi video iyo uri kubona ukuntu amaguru yanjye yazamutse ugomba kwibaza ati ese ni gute bikora ngiye kubereka noneho uburyo ushobora kubyongeraho uri kwizengurutsa cyangwa se ukayafata byose umuntu ashobora kureba inyuma wenda ushaka guhamagara nk'umuntu uri inyuma yanjye rero kugira ngo nihindukize nta kintu bisaba ya maguru yanjye nk'uko wayabonye ndakubita akaguru cyane ibumoso gake gake nturwane n'amazi rwose akaguru kamwe gakubite gake gake ubona ko niba ndi kubikora gake gake ndi kugenda mpindukira nitonze gutya ahindukiye sibyo uko nguko rero tubibona niko bagera ku gipine ukindi ngiye kubereka naberetse buryo ki ushobora kukiryamaho cyangwa kucyubikaho inda ikindi kintu ushobora gukora maze kukwereka uburyo ki artificial ushobora kureremba ntabwo bisaba imbaraga nyinshi nongera nkusubiremo kureremba ntabwo bisaba imbaraga nyinshi ntabwo bisaba ikintu gikomeye cyane ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba gufata amaguru yawe ukayoroshya gakeya amaboko yawe nawe ukayoroshya gakeya uri kubibona gutya ndi kureremba hejuru y'amazi kandi ndi hejuru cyane uri kubibona gutya ndi kureremba hejuru y'amazi kandi hejuru cyane nta kintu kiri kubintera ni kimwe nuko nirinze kurwana n'amazi ntabwo umuntu akubita amazi vuba bityo rero nawe utazi koga mu gihe warohamye uzajye wirinda kurwana n'amazi iyo urwanye n'amazi ushobora kuzika
ushobora kuzika ukanywa amazi menshi ukaruhama, ariko ikintu ugomba gukora uku nguku ndi kurumba hejuru y'amazi kandi ku buso buri hejuru, ariko ntabwo ndi kugwa. Impamvu nayo kugwa nabitandukanyije, ndangije ndekura amazi ndayihorera, ntabwo ndi kurwana nayo. Bivuga ko bitari kurwana n'amazi rero, bivuga ko bitari kurwana n'amazi ushobora kubona uburyo ushobora gukuramo ibintu byawe neza kandi mu buryo bworoshye. Bityo rero ngiye kubereka kwa kuntu nababwiye ko ushobora koga ufite n'ikintu cyawe ariko ntigitoke. Let me start. Reka mbereke ukuntu bikora. Urugero ndabona karagapapu kanjye, reka tazane urebe ukuntu bikora. Uburyo gikora rero, iki ngiki ni igipimo. Nkuko nakubwiye, mu mazi yawe mu gihe uri kwiga kureremba cyangwa se mu gihe ushaka ko kureremba hejuru, mu gihe ushaka kureremba hejuru y'amazi, ikintu ugomba gukora cya mbere na mbere ni ukutagwana n'amazi. Mu gihe amazi yagutembanye, ni inama nziza ni ukutarwana n'amazi. Iyoroshye ukubite gake gake. Ngiye kureremba ntakoresheje igipine. Reka mbere kuko ngiye
amazi ari ku buso